nkafata umwanzuro w'uko ninywera ibintu bituma nyine ubwonko bwanjye bworoherwa. Ntabwo ari wo muti w'ikibazo, ahubwo ibyo biyobyabwenge biri kukwica mu bwonko. Ibyo birayi ndabicuruza, tugomba no kwibuka gusenga. Yego, ushobora kwambara ibintu bitakugaragaza nabi cyangwa se imbere y'umuntu akubonye, kuko no kwambara ubusa nkeka ko atari cyo kintu cyakugaragaza neza. yego, ndanumva mu mvugo bakoresha ngo abasileyi ngo barasireyinga, ukumva ko kwambara ikariso ukajya ugapositinga ngo abagabo bakagukunda, ukumva ko ariko kazi. yego. No, tubahaye ikaze bakunzi ba Umurimbo TV, turabasuhuje abo muri hose mu bice bigiye bitandukanye by'isi, abari mu Rwanda, abari i Burundi, abari muri diaspora itandukanye, abantu bari muri Australia, muri Canada n'ahandi hose hatandukanye. Tubahaye ikaze ku Umurimbo TV, turabakunda cyane. Hanyuma nk'uko bisanzwe tuba tubafitiye ibiganiro bitandukanye kandi byiza, byose byubaka umuryango, dushaka ko ejo hazaza tuzaba dufite umuryango mwiza, umuryango utangirika, umuryango ufite intego, umuryango ufite amahame meza ugenderaho, kandi ndetse cyane cyane turushaho kubaka umuco nyarwanda. Mbere yanyu ni Sauda, nk'uko bisanzwe ndabasaba gukora subscribe, like na share ku biganiro by'Umurimbo TV kugira ngo bigere kuri benshi kandi bifashe kububaka. Hanyuma rero ntabatindiye, murabona ko ntabwo ndi jyenyine, ndi kumwe n'umukobwa mwiza cyane hano. Umurimbo TV navuze ko tuzajya tugenda dutumira abatumirwa batandukanye kugira ngo turusheho gukora wa muryango mwiza, kandi tubinyujije mu bantu batandukanye mu ngeri zose, ababyeyi, urubyiruko, abantu bakuru cyangwa se n'abandi muri rugero. Niyo mpamvu rero turi kumwe n'uyu mukobwa mwiza hano. Tumuhaye ikaze ku Umurimbo TV, aratangira bibwira. Umwiza Keti. Umwiza Keti rero twamusanze hano, aha twiyicariye ni mu ntebe nziza za Tom Transfer Coffee Shop. Hanyuma uyu mukobwa nawe akaba ari umufatanyabikorwa wa Tom Transfer Coffee Shop cyangwa se n'ibikorwa byayo byose. Hanyuma twahuye, numva aranyesipiye cyane kubera yuko ni umukobwa nabonye afite umurava, afite imbaraga mu kazi ke. Ni umukobwa nsanzwe nzi yuko ari umuntu ugira imbaraga, ukora uko ashoboye. Ni umwana ukiri mutoya mu by'ukuri, ariko afitiye inama abantu usanga bitinya, abantu usanga bumva yuko bakiri batoya, bakumva yuko amaso bayatega ku bandi bantu, abantu usanga bumva yuko ubuzima ari ikintu cyoroshye cyane bakabufata uko bashaka. Urubyiruko rworohera kujya mu biyobyabwenge cyangwa se mu nzira zindi zitandukanye, nko kwiyandarika kuri social media, kwambara ubusa, gukora mbese ibintu bitandukanye by'urukozasoni. We kuri we rero, nk'uko umuntu tujya tuganira, arambwira ati ntago biba ari byiza, wenda nanjye mfite inama nagira abantu, ushobora kwambara ibintu biri sexe yego, ariko nanone nturengere. Hanyuma rero reka ne kumuvugira byose, muhe ikaze hanyuma atangira abaganiriza. Kari Keti. Murakoze. Ku byo wari uvuze, nanjye ndi umukobwa kandi ukiri mutoya, kandi gukora wahavuze aho mbona ni aha ngaha turi. So icyo nabwira urubyiruko ni ukwitinyuka, bakitinyuka. Ni akazi kabi kabaho, nta kazi kabi kabaho, kuko ushobora kujya mu kabi kakaguhesha keza. Ubwo ushobora guhera hahandi hasi, abantu bakakuvuga, bakavuga byinshi, ariko ejo uzakura babone noneho ni wowe uri hejuru. Yego cyane. Kandi baravugaga ngo uri gukora akazi gutya na gutya karaciriritse, ariko wowe ntukabahe amatwi ngo ubumve. Ntabwo aba ari byo, kubera ko akazi kabi kaguhesha akeza. Abandi navuga ngo ndanumva mu mvugo bakoresha ngo abasileyi ngo barasireyinga, ukumva ko kwambara ikariso ukajya ugapositinga ngo abagabo bakagukunda, ukumva ko ariko kazi. Yego. No, umunyarwandakazi ni uwiha agaciro. Yego. Akihesha agaciro n'abanyarwanda bose muri rusange, kuko niba mubona ameze kuri ari umunyarwanda, bitangisha isura mbi kuri twese. Kandi atari twese, ari ukubera we.
ariko ngiye nkunda kubona nka bimaze kuba nkaho ari rusange abakobwa cyane cyane abana bavukiye mu mujyi umwana urabona ko nkawe uracyari umwana mutoya ntabwo nababwiye ngo bambare amajipo yarumbiya oya ushobora kwambara ibintu bitakugaragaza nabi cyangwa se imbere y'umuntu akubonye kuko ni ukwambara ubusa nkeka ko atari cyo kintu cyakugaragaza neza yego hari n'ukuntu wakwambara neza kandi ukagaragara neza utambaye ubusa ushobora no kwambara utuntu tugufiya ushobora no kwambara kandi nanone numva hari iyo urumva abenshi njya numva mu mvugo zitandukanye bavuga ngo umuntu yambara ibimushimishije ibimuryoheye ibyo yumva mu mutima we hari nk'igihe babaza umuntu hari abo ndeba nyine ukumva aravuze ngo bakamubaza bati niba wambara ikariso n'isuti ugapositinga cyangwa ukagaragaza umubiri wawe wose yarangiza akavuga ngo ibingibi njye nibyo biba binshimishije ariko akibagirwa ko nanone ibimushimishije gusa atari byo yakagombye kwibandaho nk'umunyarwandakazi abo nabo barahari ariko abo ngabo babikorana bagiye bibuka ahazaza habo yego azabyara umwana we avuke arebe ari amafoto ye yambaye ubusa umwana nawe azabikurana avuga ati ya mama yambaraga gutya nanjye reka nambare gutya ngiye kuri aho ngaho ho ntabwo nemeranywa nabo ntabwo nanone wafata umuntu ngo umushyiremo ibintu byawe yego ariko ngiye ku bwanjye mba numva atari byo mbese muri make ni inama nicyo abantu banaberaho kugirana inama buryo ushobora kubwira umuntu ukuri wenda yashaka ntagukurikiza ako kanya ariko adiyenda akazibuka ko wamubwiye hari ahantu yumvise icyo kintu hanyuma rero niyo mpamvu ngende kumva rwose ndakwishimiye ntewe ishema nawe kuko urumva uri umukobwa mutoya ukiri mu nzira y'amasomo ariko ukemera ukavuga uti n'ikiraka icyo ari cyo cyose niyo cyaba icy'umunsi umwe ndagikubita ariko ndeke kugira umutima wanjye uhora uhangayikiye ibindi bintu ari naho numvise ngo hari umwana duherutse kuvugana arambwira ati se ko ndi umushomeri ubwo nari ndi kumubwira nti se kubera iki wagiye mu biyobyabwenge ukiri muto koko aravuga ati ndi umushomeri nabuze akazi stress zikanyica hanyuma nkafata umwanzuro w'uko ninywera ibintu bituma nyine ubwonko bwanjye bworoherwa abo ngabo wababwira iki Keti abo ngabo rero nabo barahari ikintu nababwira nuko ibyo biyobyabwenge banywa ntabwo ari wo muti w'ikibazo ushaka umuti w'ikibazo ahubwo ibyo biyobyabwenge biri kukwica mu bwonko ibyo biyobyabwenge uvuga ngo urabinywa umere neza mu mutwe ahubwo uri kuwica cyane kuko nimba bavuga ati ibiyobyabwenge bicike ntabwo ibyo bintu ntabwo ari byiza hari ingaruka mbi biri kugira ku mubiri wawe hari ingaruka mbi zizakugarukaho nyuma wetekereza ese nimbinywa ahazaza ubwo bizaba bimeze bite hari abandi babinywa bavuga ati ibibazo birashira ibiki ntabwo ako ari akazi waba ugiyemo ku buryo kaguha amafaranga yo gukemuza ibyo bibazo uragiye mu kiyobyabwenge ngo ibibazo byanjye ngo birashira ngo niyibagize oya biramara kugushiramo n'ubundi bya bibazo uraba ukibifite rero ushaka icyo ukora shaka icyo ukora ureke kuvuga ngo nimbinywa ndaba meze neza biragushiramo ejo nanone umere nabi shaka icyo ukora akazi kabi gatanga keza igihe kiraka cyose ndakubita Keti kuri mukobwa mwiza nawe ugaragara nyine nko wenda sinzi sireyi ntago ndanamenya neza icyo bisobanuye ariko nawe bashyize hari bakavuga ati wenda dukurikije ukuntu baba bambaye neza ukuntu baba bakeye ukuntu baba basa neza ukuntu baba bagaragara nawe wenda nagushyira muri urwo rwego rw'abasireyi ubabarije sinzi mfite nk'akazi mu isoko nkora wenda ncuruza imineke ncuruza ibinyomoro imbuto cyangwa se ncuruza ibirayi Keti nkaguhamagara nkakubwira nti nkeneye umuntu wo kumfasha ndaguha ibihumbi 30 50 cyangwa 100 uze tujye dufatanya gucuruza mu isoko ibirayi waza nge naza kubera impamvu naza reka nyikubwira ibyo birayi ndabicuruza turacuruzanya amafaranga 30 ushobora kuyabyazamo noneho idepo ryanjye yego
nkaribyazamo ibyanjye noneho wowe ugasigara ukora wenyine cyangwa se ugashaka n'undi mukozi ariko uri kumva ko nanjye naba muri ya 30 nabana nabyajemo umusaruro akazi kabi gatanga akeza kandi nta nubwo ari akazi kabi kabaho kubera ko akazi kose ni akazi pfa kuba kaguhemba reka nawe nkubaze ikibazo nk'icyo njya nkunda kubaza abandi bakobwa bagenzi bawe ufite umuntu uguha ibintu byose ukeneye nyine mu buzima bwawe wumva ukeneye kugira ngo ube wumva umeze neza wishimye amavuta meza imisatsi myiza salo inkweto nziza imyenda yose cyangwa se ibintu byose ukeneye telefone nziza n'iki wakumva unyuzwe ukicara ugategereza nyine ukabaho aba ari we wumva utegerejeho ibintu byose mu buzima bwose njyewe ukuntu nteye ntabwo nabyemera impamvu ni iyi ngiyi umuntu ari kuguhereza buri kimwe cyose abakobwa b'i Kigali muri iyi minsi niko basigaye babaho ugasanga wicaye mu nzu ngo ari kukwishyurira ngo ari kugira gute ejo birashira akagenda iyo agiye usigara n'ikisi nta na kimwe ahubwo icyiza uwo muntu yaguha ikintu wazaza uvanamo ibyo byose akaguha nk'ikintu cyakuvaniramo ibyo byose kandi kitazanagira gute kitazanarangira apana nko kwishyurira ishuri ukiga neza nko kugushingira shop akavuga ati kora nuhomba ubwo nzaba mbonye ko nta kigenda cyawe akagushingira nk'iduka cyangwa akakurangira nk'akazi ahantu muri kampani uri kumva aho ngaho ho ntihaba guhaye ikintu cyiza ariko nagusukisha kuko ako kazi uzaza wisukisha ugira ibisuko byiza uzajya wigurira umwenda uyu ni umwenda w'akazi uzajya wigura akajipo keza wigurire ibintu byose byiza ariko kubera ko nyine yaguhaye akazi apana kubiguha ejo yagusukishije uricaye kwicara ntabwo ari byiza uricaye nk'igitambambuga ufite amaboko ufite amaguru kubera icyo utahaguruka gukora haguruka ukore ahubwo aguhereza ikintu cyiza uzanagenderaho n'ibyo byose ntukanabimusabe ahubwo ujye ubyigurira nawe ibyo niko mbyumva ubu ngubu kati ubundi usengera muri hedeni njyewe nsengera Zion Temple Imana iguha umugisha impamvu wenda nari nkikubajije ntago yimbajije ariko usanga abana benshi akenshi n'intandaro yo kujya mu bibi no kwiyumva kuba donc kwifata nabi mu buryo butandukanye akenshi usanga batanasenga niyo mpamvu rero nari nkubajije ngo urasenga noneho utubwiye ko usenga ni nayo mpamvu mubwiye ngo Imana iguha umugisha cyajya ukomeza usenge kuko buriya mu buzima bwose iyo umuntu yizera Imana iyo umuntu agendera mu kintu cyitwa gutinya Imana hari ibintu bimwe adashobora gukora hari ibintu bimwe yirinda hari ahagarukira nyine kuko aba yumva ko hari ijisho ry'Imana riri kumureba ibyo dukora byose tugomba no kwibuka gusenga yego gusenga nicyo nibwo buzima Keti reka ngushimire rero cyane bakunzi b'Umurimbo TV rero mwabyumvise ikiganiro cyiza twagiranye n'uyu mwana w'umukobwa mwiza cyane ukiri mutoya ariko afite ibitekerezo by'abantu bakuru afite ibitekerezo byubaka ndetse abantu bose niko navuga ingeri zose nanjye kubera ko hari ibyo yanganirizaga nkumva reka mbivuge mu mvugo y'ubu ngubu ngo arankomye nkumva nyine bingezeho nkumva ni ukuri kuzuye nkumva ndanatangaye kuko numvaga ko wenda adashobora kubatekereza nka gutyo ikindi navuga bakunze b'Umurimbo TV nk'abantu mubona Keti ni umukobwa nyine ukiri muto ugishakisha akazi nk'akazi kari permanent afite ukiri mu nzira yo kwiyubaka uramutse ufite kampani ikeneye umukobwa wo gukora umukobwa ufite ibitekerezo nk'ibi ngibi ukeneye akazi akari kose yakubwiye ngo yagakora wazatubaza adresse ye hanyuma ahasigaye wenda ukamuha akazi urabona ko ni umukobwa wa present ibintu byose neza Imana ibaha umugisha mukomeze mukubwa neza naho ubutaha ciao ciao